iyi radiyo izigiye igihe ariko hari nashonje. Nyakubahwa Paul Kagame, bayobozi mwese muri kunyumva, banyita Nyiramajyambere Esperance umwana w'umutwe, mwarakoze sinkinyagirwa, ariko noneho Nyiramajyambere Speciose, umubyeyi wo mu karere ka Rulindo, umurenge wa Base, umaze igihe azwi cyane ku mbuga nkoranyambaga, yitabye Imana azize uburwayi. Amakuru yemeza ko yaguye mu bitaro bya kaminuza bya CHUK, aho yari arwariye ari no kwitabwaho n'abaganga. Nyiramajyambere Speciose yabaye icyamamare ubwo yagiranaga ikiganiro n'umunyamakuru agira tubanza hari nashonje. Ijambo ryafashe indi ntera rikamuhindura umuntu uvuga cyane ku mbuga nkoranyambaga. Muri icyo kiganiro yari asabye Perezida Paul Kagame ko yakomeza gufasha abasigajwe inyuma n'amateka, by'umwihariko bakabona amafaranga yo kubaka icyuzi cyabafashaga mu mibereho. Urupfu rwe rwateye agahinda abakurikirana inkuru ze ndetse n'abamwiyumvagamo, aho benshi ku mbuga nkoranyambaga bakomeje gutanga ubutumwa bw'ihumure ku muryango we, banagaragaza ko yari umuntu woroheje, wakunze gusetsa no gushimisha abantu binyuze mu magambo ye y'ukuri atazibagirana. Nshimiye wowe wakurikiranye iki kiganiro, mukomeze gukora subscribe kuri Mugisha TV, ibiganiro byiza byo ntakagaruka.